bite ngiza bana bantu urabazi aya mubaze ngo witwa nde ikunde nitwa Ntaganira uyu nguyu nitwa Jarike n'uyu ikunde nitwa Teta wabonye umukobwa genda kwijyana wamukunze umukobwa nguna twitane ngena mujyane i Kigali tugenda Kigali tugende Kigali tugende ngateri nanguze ngwino ongera twagiye ongera tugere Kigali yo we zikuriri wandinde y'ubuzima ni wowe mugenga gusingiza wabonye imyenda bakuzaniye bravo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Birababaje nkuko mugenzi wanjye yabivugaga gusa ikintu nabonyemo gikomeye ni uko ababyeyi babo bafite umutima ukomeye ari intwari numva mu bana 9 kugira ngo batanu bahure n'iki kibazo imyaka batubwiye ni imyaka myinshi numva ni intwari bafite umutima ukomeye ikindi nuko abana nabo bona bafite morale ariko birababaje ariko hari isomo ukuye mu ry'ubuzima ku ruhande rwawe yenda umuntu akubwira ati hari ahantu wahageze ni isomo ry'ubuzima wahakuye bitewe n'ibyo wabonye wamusubiza iki? Isomo rya mbere ry'ubuzima nuko ntawuzi ejo ibyiza nuko ukora ibyo ubuzima burahinduka ntawe ugena ubuzima akanya ufite gakoreshe neza ko ntuzeje uko bizagenda ukuntu mbibona rero kugira ngo aba bana bamire gutya ntago byaturutse ku mashitani ntago byaturutse ku mana ntago byaturutse ku barozi oya byaturutse ku maraso ya papa wabo na mama wabo. Ibi bintu bifata mu buryo butandukanye, hari n'uwaba afite imyaka 40 we yabivuze, hari n'imiryango yari ifite n'aba afite 40 30 nabo bari abantu bane, imiryango y'abantu bane baza gukira. Ubuzima uko njye mbubona ubuzima ni ishuri ubuzima navuga n'umurongo muremure ubu uzi aho uri ubu ngubu preza ntago ubuzi uko ejo hazaba hameze so ubuzima njye mbufata nk'impano tuba tubonye y'Imana ku kanya kuba twakora ibikwiriye tugakora ibintu biri mu mucyo biri mu nzira nziza ntitupfushe ubusa. Mananduburira amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ni mu cyumweru gishize ubwo twari turi muri kano karere ka Nyamagabe murenge wa Kitabi mu muryango wa Nsabimana Veniste ndetse na Nyiraminani. Icyo gihe twari twagarutse hanini ku bijyanye n'imibereho n'ubuzima bwari bugoranye cyane kubera uburwayi bwagiye bufata abana babo mu bihe bitandukanye, ahanini mu bumuga bwagendaga bubafata mu ngingo mu myaka isa nkaho yigiye hejuru. Byari ikibazo buri muntu wese wakibonye
byamuteye kugira inkeke ndetse no kwibaza byinshi, yibaza uko bimeze, akibaza aho biva n'aho bigana bikamuyobera. Muri urwo rwego hari abantu batandukanye babonye iyo nkuru bibakora ku mutima, bafata iya mbere mu kugira ngo bafashe uyu muryango, haba mu gushaka imibereho ndetse no kuwuremera ubushobozi kugira ngo ejo uzabashe kuba wakwitunga. Abo bantu harimo n'abandi batandukanye bafashe iya mbere bakavuga ati reka tuze twegereye umuryango tuwuremo umutima ndetse tuwukomeze muri buno buzima burimo butaworoheye. Kuri iyi nshuro rero twafashe urugendo hamwe n'itsinda rigari cyane Umutima Family tugana muri kano karere ka Nyamagabe n'ubundi aho uyu muryango utuye. Byari byishimo cyane kuhagera dore ko abaturage baho n'iyonka bose bari bahuye baje kureba abo bantu bageze bwa mbere muri kano gace, bigasa nk'aho ari ibitangaza. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kitabi nabwo bwafashe iya mbere buza gusanganira abanyamakuru b'Impanuro TV ndetse n'abanyamuryango b'Umutima Family kugira ngo babatere ingabo mu bitugu kugira ngo bigende neza. Amasaha menshi turi mu rugendo tugeze mu rugo uyu mubyeyi ngira ngo turi kumwe ahangaha, groupe ni nini cyane yabashije kugera ahangaha, hari byinshi cyane bazanye. Ngira ngo nakanya keza tubanze twakire nyiri rugo, sibyo se? Tubanze tukwakire ubanze wibwire abantu bakurikira inkuru yatambutse, ngira ngo cyane yenda byinshi mwayibonye, niyo mpamvu mfashe kano kanya kugira ngo nawe abanze tuganirize tuguri kwakira ino nkunga. By'umwihariko n'abana bameze neza, ndabona barishimye barasa neza, by'umwihariko ni ikintu cyiza cyane. Shimira by'umwihariko umuntu wese wagize uruhare, haba uwamuhamagaye, haba by'umwihariko rino groupe Umutima yabashije kwitaga ku rugendo rurerure muri bino bihe bitoroshye, kabasha kugera hano mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi aho turi n'ubundi. Mugabo banze bwira gukurikiye kano kanya ngira ngo abeshi Jewe nitwa Sabimana Venuste, uye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi. Yego. Rero twageze hano mu rugo, hari itsinda ry'abantu twazanye ahangaha, hari ubufasha bakuzaniye bagushyikirije ahangaha ku ruhande rwawe, wabyakiriye gute? Nishimye cyane rwose, byanshimishije. Byankoze ahantu rwose kurusha uko bisanzwe, numvise nkomeye ko ntari jyenyine. Wabyina byanshimishije rwose. Enda muri rusange hari nk'umuntu ushobora kuba ugiye gukurikirana kino kiganiro bwa mbere gatoya, ubundi ikibazo nyamukuru yenda gitumye nino groupe ifata urugendo ikaza ahangaha, ubanze ubasobanurire neza abantu badukurikira cyangwa se nandi badasobanukiye bari ahangaha nabo babyumve neza. Ikibazo ni cy'uburwayi bw'abana nabyaye. Baza kugenda bazana uburwayi bakajya bagenda bafatwa bageze mu myaka 4, batangiye kugenda bakajya bagenda babanza gucumbagira, noneho nyuma yaho bagahita bihina ntibashobore kugenda. Ubusanzwe ufite abana bangahe? Abana 9. Abana 9. Abana bahuye na kino kibazo bakaza guhura n'ubumuga, benshi baravukanye cyangwa bwagiye buzanye mu sije mudusobanurira neza ngo. Nta numwe bigeze bavukana, bose bagiye bafatwa bagenda bari muri icyo kigero cy'imyaka 4. Yego. Muri bano bana 5 yendura gitubwira duhereye ku mukuru twere kugenda rekana abantu bagenda basobanukirwa yenda neza, ngo tugeze muri bakaba bari ahangaha n'abandi yenda bagenda basobanukirwa. Ugenda utwereka ati uyu nguyu nawe wabanje wakurikiyeho n'uyu nguyu, utubwira n'imyaka yabo. Umukuru ninde muri aba ngabo bose? Umukuru n'uyu nguyu yitwa nde? Yitwa Dusabimana Manuel. Ariko noneho wabanje gufatwa n'uyu nguyu umukurikira. Uyu nguyu uyu afite imyaka ingaho ngubu? Yari afite imyaka 20. Uyu nguyu uyu afite imyaka 20. Yego. Uyu nguyu yari afite 21. Yego. Uyu niwe wabanje gufatwa bwa mbere? Uyu wita Manishimwe Theogene. Yafashwe afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 4. Uwakurikiyeho n'uhe mu gufatwa? Wakurikiyeho n'uyu nguyu. Uyu nguyu afite imyaka ingahe? N'uyu nguyu Boniface. Niwe wafashwe. Dushimira Imana Boniface n'uyu nguyu. Boniface bite? Ni byiza? Ni wakurikiyeho gufatwa afite imyaka ingahe we? Afite 17. 17. Undi wakurikiyeho n'ubuhe gufatwa? Wakurikiyeho n'uyu nguyu Kwizeyimana Frodo Warite. Wafite imyaka ingahe?
afite 15 15 15 uwakurikiye gufatwa ninde? uyu nguyu mukuru wabo yafashwe afite imyaka 14 bita Dusabimana Manuel. Dusabimana Manuel niwe yafashwe afite imyaka ingahe we? Yari afite 14. Yego. Undi ngire ngo n'uyu nguyu ni nawe mutoya muri bo. Uyu nguyu bita Niyibizi Alex. We yafashwe ryari? We amaze imyaka 6 yafashwe. Arafite 8. Arafite imyaka 8. Yafashwe afite imyaka 2. Ese buno burwayi bundi mu by'ukuri buza gute kugira ngo harimo nk'umuntu wenda ushobora kuba yabasangiza igitekerezo mu buryo runaka ariko kugira ngo abanze yumve yenda n'ibijyanye n'ukuntu bafatwamo yenda n'uburyo cyenda wagiye ubavuzamo kugira ngo arusheho gusobanukirwa neza ibijyanye n'imibereho y'abana bana. Habanje kujya bagenda bafatwa nk'uruhande rumwe bacumbagira bakajya babanza akaguru cyageraho bakajya bagenda bakambakamba. Yego. Ubwo noneho rero kukambakamba bikavaho bakajya bagenda bamera gutya uko bugende iminsi ishira niko uburwayi bwabo bwarushijeho gukura bakajya badashobora no kwikuba. Muri bano bose nuvuga ngo ubona abonye ushobora kugenda ngire ngo uyu nguyu yakuba ikibuno. Amaze imyaka ingahe yafashwe we? 14. yafashwe afite 14. Imyaka 7 amaze afashwe. Ugize ugerageza se gukora ibijyanye n'ubuvuzi bwabo mu buryo runaka kugira ngo wenda ube wareba ikibazo aho gikomoka no kuba wenda bana baba bagenda bafatwa bakuze batabivukana? Baravuje twarabavuje ahagana he ni Butare narahagiye ndabavuza bakajya babagorora baza no kuba ku kigo cy'abamasore hari ku Kitabi nabo babaye iminsi baza no kubajyanira irima ko baravuga ngo uburwayi bwabo ngo ntabwo buzakira ngo banza ngo ari uburi ngo mu maraso niko batubwiye buri mu maraso. Hari abandi bana ngire ngo tufite abana 9 ubwo abandi bana 4 basigaye bo bimeze bite bo barakomeye cyangwa hari nkindi kugenda ubona ku mibereho yabo? Bo nta kibazo kidasanzwe ndababonaho bana bakiri bazima. Ni bari ngire ngo uyu mukobwa hari umukobwa afite imyaka ingahe? 12. Bango bano bahungu bamukurikira nibo bagize uyu nguyu buriya uyu ni ukurikira uriya mukobwa. Hari hagati Alex ngaho wireba mu zuba wicare. Okay. Enda muri rusange hari ibyo wabashije gushyikirizwa uyu munsi kuri wowe ni igisubizo kije cyangwa hari ibindi bintu runaka yenda ubona bisigaye nk'imbogamizi mu mibereho yawe ndetse no kugira gufasha abana bana mu bijyanye no kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza mu buzima bwa buri munsi iteka? Ibintu mu maye rwose biranshimishije cyane kuko mu bintu byangoraga nabyo birimo. Byangoraga naguraga nka kamatora ugasanga barakaryamaho nk'amezi 3 ugasanga karashije bigasaba guhita nshaka kandi ariko ubufasha mu maye buranshimishije cyane rwose. Yenda turaza gufata kandi kanya tuganire ariko by'umwihariko reka nongere sa nkujyana ku ruhande. Hari umwe mu bantu bo muri groupe Umutima ngire ngo bakagera hino nabo mwazanye niba nabo mwazanye bo muri groupe begere hano hafi bugufiya kano gatereka tukegeza inyuma kugira ngo mbone ko tuhagarara mu gifuzo. Yego by'umwihariko katu gerageze abajya hano mfashe afite ibiro mugezeho ku ruhande kugira ngo n'uyu nguyu reka tumwigeze hariya ku ruhande ndabona izuba rya mugezeho. Yes. Alex we ngo suhuza bano bantu basuhuza. Bagusuye rero ni byiza cyane sibyo? Bagusuye. Yes, ni byiza cyane rero turi kumwe no kuri no ruhande turi kumwe n'abantu baje mu itsinda n'abantu 4 nkuko muri kubireba hano bo muri groupe Umutima. Reka dore kuri no ruhande tubanze tumenye amazina yanyu. Muraho neza? Muraho neza. Nitwa Ntaganira Theogene ndumwe muri Umutima family. Yego.
nawe nitwa Musana Teta Hinsi nk'abandi umwe mu Mutima Family. yego nawe nitwa Hakuzimana Jean-Luc nanjye nk'abandi umwe mu Mutima Family. nitwa Ngirente Nason nkaba nifatanya n'iyi groupe Mutima Family. umutima family ubundi nashobora kumva yenda umutima ni ijambo ryiza, ni umutima harimo urukundo harimo impuhwe. Iyo tuvuze umutima harimo ibintu byinshi. umutima family ni itsinda rimeze gute, rikora ibihe bikorwa muri rusange? murakoze cyane. umutima family ni itsinda ryagiyeho kubw'igitekerezo cy'umuntu umwe muri twebwe bamwita Janine Anik Wineza, aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. niwe muntu wagize igitekerezo bwa mbere kugira ngo ino groupe ijyeho. rero navuga ko n'inkunga tubonye nubwo byaciye mu mutima family ariko pariti nini niyi ni nayo umuntu wabonye inkuru bwa mbere biramuriza, agira emosiyo cyane. bimurijije rero aratubwira ati ko bari abantu tugomba kubageraho. yarumva rero turashimira we cyane n'umutima family muri rusange. umutima family rero ni groupe iriho ikora ibikorwa by'urukundo byo gufasha. nicyo kintu kiduhuje cyonyine, ntabwo ari abadufashije gusa, hari n'abandi tugenda dufasha mu gihugu hose dukoranye n'inzego z'ibanze. murakoze cyane. yenda uyu munsi ngire ngo ntabwo byoroshye kugira hano runo rugendo, mwaturutse mu mujyi wa Kigali nkuko twagiye tubyumva na kare, ariko ni ukuvuga ngo kugira ngo wenda mugere ahangaha kugira ngo muhitemo kuza rero ntimuvuga ati reka tubereze umuntu umwe aze mugahitamo kwizira ahangaha. icyo gitekerezo cyo kimeze gute aho ngaho? ngira ngo n'ubundi igitekerezo cyo kuza twakigize n'ubundi ari we biturutseho Janine abibonye kuri channel yanyu. hanyuma inkuru abanza kuyibona ayicisha muri groupe, aba bose turi kumwe turayibona, arabidusharinga, aravuga ati bari abantu dukwiye kugira ikintu tubafasha. icyo gihe twari turimo tunegeranya amafaranga yo gufasha undi mu mama nawe uri kuvurirwa mu bitaro, ufite umwana uri kubagirwa mu bitaro bya Ririmo. ariko turavuga ati n'aba bantu nabo bakeneye ikintu cyo gufashwa. nibwo yatekereje rero turavuga ati reka turebe ikintu twabagurira, tubaho uburyamo, ibiribwa ari biriya muri kubona hariya. so niyo mpamvu rero twaje, ariko urumva ko ntuza ahantu twakuye nshya suruse yo kugira ngo tugere ahangaha byaturutse kuri channel yanyu. nawe arabibona natwe arabidusharinga, nuko amakuru yagiye twibona ahangaha. urumva ukimara kugera hano mu rugo wowe ku ruhande rwawe yenda n'abandi baza kugira icyo babivugaho bitewe n'ibyo babonye muri rusange. ukigera hano mu rugo ubonye wakiriye iki? ni iyihe shusho ubonye? birababaje kubona abana 5 bameze batya, kandi bakatubwira ko uburwayi bwabo abaganga bagerageje bigasa nk'aho birimo kugenda byanga. ni ikintu kibabaje kuba umuntu w'umubyeyi nk'uyu n'uwo bashakanye babyara abana, ukabona abana 5 bose bararemaye kuri ubu rwego. ni ibintu bibabaje. umuntu wese wagira hano yafatwa na emosiyo, ni ibintu bitari byiza, ariko twizera ko Imana ibizi. Imana niyo twayiragiza, niyo twabibwira, kuko aho abana b'abantu bananiriwe Imana niyo ikora. birababaje cyane. n'undi wese uri bubone ino nkuru uri burebe kuri channel arabona ko bano bana barababaje, kandi buri wese uri buze kuyibona nawe bikamukora ku mutima aze kugira ikintu nawe yakora. yenda muri rusange kugira ngo muri make wumvishe ibijyanye nuko yenda inzira byanyuzemo kugira ngo ube wafashwa. wowe mbere yuko nagira abandi bantu nirihe jambo rikuje ku mutima kano kanya bitewe n'ibyo umaze kumva ubu ngubu? ijambo rinje ku mutima ni ryo gushima nyine, ngakomeza kwizera no kwihangana mu bigeragezo nahuye nabyo. nkumva yuko ntari jyenyine rwose, mfite abantu banshyigikiye bagomba kumfasha muri ibi kigeragezo nahuye nacyo. ntagomba kugira ngo nkomeze kugira ubwoba, ngakomera ngategereza igisubizo cy'Uwiteka kuko ari we ushobora byose. hari umuntu nk'uko yabitubwiye umwe mu bagize uruhare kugira ngo umutima family ibe yashingwa, ari muri Amerika. urumva yibonye ari muri Amerika, ni ikintu gikomeye cyane. yafashe ya mbere kugira ngo abigeze kuri bagenzi be, bakanose bageze ahangaha. wowe n'uwe butumwa wamuhereza kugira ngo nawe bigaragare ko ibyo yakoze ari ingirakamaro ku ruhande rwe ndetse n'ababibona? ubutumwa namuha nubwo kumushimira cyane ko yagize neza. nkaba nasaba ngo Imana izakomeze imuhe umutima ukunda wo gukunda n'abandi. nishimwe musabe imbere y'Uwiteka kuko jye sinabona ishimwe namushimira. reka dukomeze ku rundi ruhande rero, ngira ngo namwe hari ikintu wavuga wowe bano bana, nkuko nawe wari mu bantu baje bageze ahangaha ku ruhande kugira ngo nawe ubashe kwibonera nyirizina ibyo wabashije kubona ku mashusho bigutera umutima kugira ngo nawe ze muri bamwe babashije kugira ahangaha. wabyakiriye gute? bibonye gute?
birababaje nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga gusa ikintu nabonyemo gikomeye ni uko ababyeyi babo bafite umutima ukomeye ari intwari urumva mu bana 9 kugira ngo 5 bahure n'iki kibazo imyaka batubwiye ni imyaka myinshi urumva ni intwari bafite umutima ukomeye ikindi ni uko abana nabo bona bafite morale ariko birababaje ariko hari isomo ukuye mu ry'ubuzima ku ruhande rwawe yenda umuntu akubwira ati yari ahantu wahageze ririya somo ry'ubuzima wahakuye bitewe n'ibyo wabonye wamusubiza iki isomo rya mbere ry'ubuzima ni uko ntawuzi ejo ibyiza ni uko ukora ibyo ubuzima burahinduka ntawe ugena ubuzima akanya ufite gakoreshe neza ko ntuzeje uko bizagenda kandi ikindi ni ukuguma wizeye Imana kuko nibi byakira njye nizera mu Mana nizera ko bakira ngira ngo nabo barabyumva kandi nabo ku ruhande rwabo mama waje se abantu ntugize ubavugiye ngo bagira nahe banze nawo bagira ijambo ryawe bumva kano kanya muhakagira nirahangaha yenda subagaza ngo ntacyo yego barugikomeza yego ubuzima ni iki kuri wowe ubuzima uko njye mbubona ubuzima ni ishuri ubuzima navuga n'umurongo muremure ubu uzi aho uri ubu ngubu preza ntabwo ubuzi uko ejo hazaba hameze so ubuzima njye mbufata nk'impano tuba tubonye y'Imana ku kanya kuba twakora ibikwiriye tugakora ibintu biri mu mucyo biri mu nzira nziza ntitupfushe ubusa yego kuburyo ejo tutazicuza ati iyo mbimenya nkaba nakoze kuriya yego urakoze cyane mwabuja muraho murameze neza ku kantu ndabona bakambaye system isekeje ariko ntacyo reka tuganire nagira ngo tubwire amazina yawe kugira ngo n'abana banze bakumenye unabasuhuze nitwa Nyiraminani Esperance nkaba ntuye mu kagari k'Imisigati mu murenge wa Kitabi se kumura nta courage ntabwo wishimiye bana bashyitsi ndabishimiye nkashima n'Imana kuko niyo yabayoboye yego no kuvuga ngo kuri runo ruhande rero hari itsinda ngira ngo waribonye nuko ari ndarugiye muri twinshi okay dore none aho mugiye kwambara tujyanye n'icyerekezo 2020 oya wambara kano gasa n'umupira wawe nawe muheze kajyane n'uriya mupira yambaye murakoze ako gakuremo icyerekezo 2020 nawe baguha kawe se nawe baguha kawe kana bakita gaki oya buragacuritse okay yes gutya ngamufasha kashyire mu matwi ndakayishyira abikora neza shyira ku matwi kabaye kanini ariko bazagurana na kariya ntabwo ntacyo si ibyo se ku ruhande rwawe yenda ngira ngo cyane nk'umubyeyi ni wowe uzi byinshi cyane bijyanye n'abana ngira ngo kuko ari nabo gukurikirana ubuzima bwa buri munsi bwabo wowe uyu munsi ukimara kubona ibi ngibi byageze hano mu rugo ku ruhande bimeze gute ni irihe jambo riri ku mutima nibe byumve ufite ku mutima wawe kuva nkibibona numvise nishimye nabo ndabashima shima n'Imana kuko ni ingabire y'Imana yego ntabwo ari bo biyoboye n'Imana yabayoboye kugira ngo bajye Imana nayo ijya ibongerera iyo ufashije yego Imana igukubira kangahe yego ubwo rero nishimye nabo ndabashima n'urugendo bakoze yego ngo iyo uteye intambwe ugana ubabaye Imana nayo birimo igenda ikongerera imigisha ubwo rero kuva nkibibona nishimye nabo ndabashimira akenshi yenda nk'iyo uburwayi bwaje nk'ubungubu mu muryango usanga yenda rimwe na rimwe haba muri sosiyete hari ababifata nk'ikibazo gikomeye cyane abandi bakabifata nk'icyasha bari kumbivuga ugasanga namwe ubwanyu uri kugenda bibakomeretsa mu buryo bwose bugiye butandukanye wowe ku ruhande rwawe nibe bikomeye cyane wanyuzemo kubera imbereho y'abana bana nabone uburwayi bagiye bagira mu ngeri zigiye zitandukanye kandi ubona zije zitunguranye
nko mu gihe bakimara kugira bakimara gufatwa naravuje nko mu gihe cy'imyaka igeze mu 10 imaze kurenga 10 niho namaze kubimenyera nkajya nkunda kujya mu masengesho no kuvuza nkavuza igihe nari ngize ikibazo gikabije nibaza uko nabigenza impamvu nkunda gushima Imana yahise intuma hababikira ni nabo bafashije mu kubajyanira irima ko iririma mu kugerayo itiki umwe yafataga 15,000 icyo gihe cyari mu bihe bikomeye 45,000 nta hantu ari kubikura abandi twajyanye bari batatu abandi twajyanye bagiye biyishyurira ariko bo bashobora kubinyishyurira mbona ko ari Imana ibinkoreye mpageze nibwo bagiraga indwara umuganga ntiyashoboye kuyibona n'abapimye yaravuze ati uburwayi bwabo ntibuzakira harimo abo twajyanye bashoboye kuhakirira bari bafite indwara bagiye bavukana nka bwa burenge buvuka Imana iba yaraburemye bugize yego niyo mpamvu igihe cyose umuntu wese yagombye gushimira Imana uko yaba ababaye cyangwa yishimye mu bibazo yaba afite byose akabyereka Imana kugira kano kanya abana bataragera ahangaha ni abahe bantu washimira muri rusange bagiye bakuba hafi sijya babikira mu ngeri zose zigiye zitandukanye haba mu kugufasha turabizi hari abantu bajyaga baza bakakuganiriza abantu bagiye bakagaragariza umutima mu ngeri zose wari urimo muri icyo gihe mu burwayi bo ni bande washimira ubu ngubu mbona benshi baragiye bafasha nk'abayobozi barazaga bakareba uko bameze ari abino mu mudugudu cyane cyane n'abanyabuzima bakambwira ati no kwihangana nabo babikira bakunze kujya baza hano bakahasiga n'isengesho kuko burya isengesho ni ryo rikuru bakabasura ubundi bakabasengera yego n'abaturanyi nabo nuko kuko nimba bampamagaye na nijoro tuzabazana nko kukitabi kubavuza yego uwo nabwiraga yaba atameshe cyangwa yaba yameshe ntiyinubaga yarabafashaga akabajyana uko hari nko ku mugabo wacu hano hino haragendaga nka nijoro nimba hari igihe bampamagaraga bantunguye yenda nka 6:00 z'ijoro abantu bazindukana agenda atuma umwana niyinube tese umwana wanjye yenda ari kuzankorera yari kuzinduka nkorera n'umwana w'imyaka 20 ntigere yinuba ati ntabwo azajya kwirirwa ahetse umwana yenda adakoze iki ngiki nimba abana soromye icyayi ntavuga atazansoromera icyayi mbona nabashimira nabo duturanye nta kibazo yenda turazaguruka ariko katwongere tuganire n'abana mu bakitsi bababonye babonye iki kibabona kibabone barebye mu maso bangira ubareba ubabonye iki bano bantu reba dore ngaba nahise mbabonamo urukundo nabwo mbere naturutse Kigali baje kugusura ndabeshya kubera ko mpazi n'urugendo rwaho je nahise mbabonamo urukundo yitwa n'umutima urakunda twagiye yenda ku ruhande rwawe yenda hari uko wagiye ubibona hari ibyo mbise bano babyeyi bavuze kugira ngo turushe gusobanukirwa kandi tunike kuko bino ntabwo biba kugira ngo mufashe gusa no kugira ngo mugishe societe ku ruhande rwawe wowe uyu munsi muri jambo ufite wumvishe ari kuri ku mutima ukimara kugera ahangaha ukurikije n'urugendo wakoze no kugira ngo ugire no kwabonye bano bana no kubona ababyeyi bakiriye yenda n'urugwiro basanze muri societe y'ahangaha ahangaho ni kiri kuzigaho icyo navuga kuri ubu burwayi bwageze muri abo bana ndetse n'ababyeyi bababyaye cyambere nuko nkuko mushiki wacu yavuze ababyeyi n'intwari cya kabiri ahangaha hari isomo ry'ubuzima ariko nanone nkababwira ngo ntibihebe kuko biracyari ibyiringiro iyo tugeze mu yobokamana tusobanukirwa ko hakiri ibyiringiro cyane ko hariho twabonye wakiza amaze imyaka 38 yego arwaye kandi yararwaye uburwayi nk'ubu ngubu ariko Imana irabikora so rero nabihanganisha nkabwira ngo bakomere kandi n'ukuri bamenye ko nta kiba cyose kitari ku mugambi w'Imana Imana itakizi cyose Imana ibikizi kandi n'iherezo ryabyo irabifite so rero mu by'ukuri nabashimira uburyo bitwaye muri iki gikorwa uyu munsi bakaba bagihagaze bameze gutya biragaragaza imbaraga nyinshi Imana yabahaye kugira ngo bihanganire ubu buzima ku ruhande rwawe nagira ngo mfashe kino kintu hari nko kwenda dutangaza inkuru mu mushura kuvuga ko atenda leta kuki nta cyafashije bano bantu kuki nta cyamariye bano bantu ubundi wowe ni ikintu wabwira abantu bafata gutya yenda bakavuga ati kugira ngo bino bintu bikorwe leta ntiyakagombye kuzikabafasha
ariko mwebwe kanyuma mwaje yenda nk'abafatanyabikorwa beza kugira ngo mwunganire ibikorwa bya leta ku ruhande. Wowe n'icyo wabwira abantu nk'abo ngabo bafata ibintu byose kuva ko bagomba kubyigeka kuri leta, mu gihe we umuturage yumva ko nta kintu afasha mugenzi we kugira ngo twunganire? Abo ngabo icyo nababwira, ntabwo leta ari ibiti, leta ni abantu, kandi abantu ni twebwe leta, dufite abayobozi batuyobora. Ntabwo rero abayobozi batuyobora ibi byose bagomba kubikora, kandi ni twebwe ubwacu tugomba kwishakamo igisubizo nk'uko leta yacu ibitwigisha. So rero niyo mpamvu muri urwo rwego twishakamo ibisubizo, natwe niyo mpamvu turi aha ngaha, kuko tugomba gufasha bene wacu, abavandimwe bacu, abana bacu. N'ubwo buryo rero nababwira ko uwo mutima cyangwa n'ibyo bitekerezo bafite ntabwo ari byo, ahubwo twebwe ubwacu natwe tugomba kwishakamo ibisubizo. Wowe hari icyizere runaka yenda ushobora guhereza uno muryango cy'ejo hazaza bitewe n'uko wabonye bino bintu? Ni irihe jambo ry'ihumure wasigiriye umuryango? Ijambo ry'ihumure nabasigira aba bavandimwe cyangwa se ababyeyi, nababwira ngo biracyashoboka, kuko umutima bihangane, bizere ko Imana ishobora byose, ibasha kubikora. Rwose bihangane, bakomere, birashoboka, byiza biri imbere. Ni irihe banga wabahereza ry'ubuzima bwiza rero? Ibanga ry'ubuzima bwiza nta rindi, ni ukwizera Imana. Kwizera Imana ko ejo bishoboka. Iyo wizeye ko bishoboka, ibidashoboka byose birashoboka. Nta mpamvu n'imwe rero yo kwiheba, biracyashoboka. Ndabona uri kumwe n'umubyeyi mukuru, ndabona niwe wakuriye. Mwese muraho neza? Murahoze. Umubyeyi mukuru rero waje uri kumwe n'aba bagenzi banyu aha ngaha b'Umutima Family, watuye ko nawe uri mu bantu bakorana nabo bya hafi. By'umwihariko kugira ngo wenda ubanze twibutse amazina yanyu, kuko hari abantu batari kwibuka neza, kugira ngo tutangire tuganira tuziranye neza cyane. Nge banyita Ngirente Nasoni. Aba rero turi kumwe ntabwo ari ukumenyana gusa cyangwa gukorana bya hafi, ahubwo turakorana rwose. Gukorwa ku mutima rero ku kibazo cy'uyu muryango, ntabwo ari uyu munsi bidukoze ku mutima, byadukoze ku mutima tukibona inkuru wari wakoze kugira ngo dushobore kuyibona twese tugira icyo twakora. Bimaze kudukora ku mutima nubwo twiyemeje ko dushobora kuza gusura uno muryango. Birababaje rero. Ku ruhande rwawe yenda hari ishusho wabonye ukinjira muri kano gace, n'ubwa mbere ruhageze? Agace ntabwo ari bwa mbere nari nkagezeho mo, ariko urugo bwo nibwo bwa mbere nari ndugezeho. Ni iki kintu wabonye yenda nk'umuntu mukuru kuri bano bana, yenda hari ukuntu wabibonye ukabona yenda ni ibintu bidashoboka, ukabona ni ibintu bitoroshye kubibona, kubona umwana ugana kuri ukuntu afite imyaka 15, mu gihe umwana w'imyaka 15 aba yenda kurangiza amashuri yisumbuye, ariko ukabona nta kibasha no kwiyegura, afite n'ibiro n'ibimero, ukabona ni ibintu utabasha gusobanura neza. Ku ruhande rwawe nk'umuntu mukuru uri kubibona gute? Ukuntu mbibona rero, kugira ngo aba bana bamire gutya, ntabwo byaturutse ku mashitani, ntabwo byaturutse ku Mana, ntabwo byaturutse ku barozi, oya, byaturutse ku maraso ya papa wabo na mama wabo. Iyo biva ku burozi cyangwa amashitani, ntabwo baba byarabafashe bose kandi mu bihe bitandukanye. Noneho ubushobozi bw'imibiri kimwe natwe ntabwo imibiri yacu imeze neza, guhuza kwari amaraso ya papa wabo na mama wabo ntabwo bifite imbaraga zo gukomeza kubakuza. Bigera ahantu bigera bigacika intege, kuko byira ibintu uko nzi ibintu by'ubuvuzi. Nibisanzwe ukoramo. Noneho uko gucika intege, abana bagatakaza ubushobozi bwaba mu mitekerereze, bw'imikurire, noneho ntibashobore no kwiyobora kuko intege zabaye nke. Ibi bintu bifata mu buryo butandukanye. Hari n'uwaba afite imyaka 40 yabivuze, hari n'imiryango yari ifite n'abafite 40-30, nabo bari abantu bane, imiryango y'abantu bane baza gukira. Ariko bo mu gukira ntabwo byaba biturutse ku maraso y'ababyeyi babo, ahubwo byaba biturutse ko bana baretse bagakomeza bakagenda gutyo bakambakamba, bakarinda baba abasaza n'abakecuru bakambakamba. Ariko ababo kuko bikomoka ku umubyeyi w'umugabo n'umugore, bishobora gukira wenda nk'uriya utari kariya gahungu, hari igihe gashobora gukira kuko katari kagondama cyane nk'uriya,
ni nayo mpamvu mu kubapima bashaka uburwayi bakabubura. Wenda n'abakirisitu bo ntibashobora kubivugisha ukuri, bashobora kuba baragiye no mu bapfumu n'abavuzi ba kinyarwanda, nta ndwara babonye, nuko bikomoka kuri bo bombi. N'ubuzima bwabo barimo bahawe nabo bariya butuzuye cyane. Rero nk'umuntu w'umubyeyi ukuze, wa mama we wa papa we, ntabwo mwagombaga gukomeza kubyara, mubona ko abana bahinduka gutya. Abantu bajijutse iyo babyaye umwana wa mbere bajya kwa muganga bakababwira bati ntabwo amaraso yanyu ashobora gukorana ngo mubyare. Ubwo rero icyo kintu mugifate nk'abantu batekereza, mureke gukomeza kubyara abana 9 kandi mubona bamera gutya. Nukuri ngewe nimwe mbashyizeho urubanza kuri aba bana, si Imana, si umurozi, nta nubwo ari amashitani, ni mwebwe. Amaraso barayafashe ubutare bayajyana no mu mahanga, indwara barayibura. Ni ubuzima mu gihe abana bamaze gukora. Nijya wabajyanye ariko umuganga yabarebesheje amaso. Jye sinanabyemeye nayo yaravuze ngo ni neopathe. Ahise mubwira ati hari umuganga usumba abandi ni Yesu. None ariko se urumva wakomeza kubyara abana bakamera gutya? Kubyara sinabyara kuko n'ubundi nabyaraga nzi ko uw'inyuma azaba muzima. Urumva wa mugabo ngewe nje kubasura birababaje, ariko ntugire ngo murambabaje nge mwebwe kurusha uko mbabajwe n'aba bana. Oya, ni namwe mwabazanye ku isi. Aba bana nibo bababaje kurusha uko mubabaje. Ntugire ngo mwebwe umuntu yaza no kubasura muri babiri. None siyo haje reka manza gusobanurire twumve. Haje gusurwa aba bana kuko iyo tutabona aba bana ntabwo tuba tuje hano. Iyo watwereka ifoto yawe n'umugabo wawe se tuba twiriwe tuza. Ntabwo tuba tuje kubera aba bana nibo bababaje. Aba bana nimwe mwabazanye ku isi, urabyemera? None kucuzana abana ku isi kandi ubona bamera neza, bamera nabi ugakomeza ukabazana. Nubu hari abantu hari umuhinde afite iduka, yagiye kurega se na nyina ngo kuki mwambyariye kuri no siriho ibintu bibi. Hakinabaye ntabwo amugaye, aranakiza afite iduka. Ntabwo yise ariyo kubyaramwe abana 9 bameze gutya. Mama rero murekeraho kubyara, murinde kubyara. Abana baratubabaje. Cyakora ndaza kuganana na mama ku ruhande rwe, nongere nganire na papa we ku ruhande rwe. Mu rwego rw'ubuvuzi hari igihe byashoboka cyangwa ntibinashoboke. Niyo mpamvu ndibuze kuganira nabo bombi. Yenda ku ruhande ingiye nshobora kugira amatsiko, yenda tuwe ko ubuvuzi musanzwe mukoramo n'ubujyanye na zino ngingo, kugorora ingingo no ntabwo ari ntabwo wagorora ingingo. Ni ibintu bibarimo imbere. Sakaguru kagondamye, simvune siki. Ni ibintu bibavamo ubwabo bidafite ubushobozi bwo kubatunga cyangwa kubagira. Kugira ngo kubahesha ngo byasaba iki kugira ngo bavurwe? Yenda ku ruhande rwawe nk'abo wabonye ndavuga atenda nk'uyu mwana ntaragorama cyane, nk'uyu ni ufashwe vuba, birumvikana uyu aracyashobora kugenda. Urabona ko ushobora kwifashisha imiti mikeya, ariko imyumvire ya mama we ari byo mvuga tuza kuganira ku giti cyanyu hagati ishobora kumufasha kugira ngo wenda hagire umushobora kurambuka. No kuvuga ngo yenda wowe hari uko wabibonye, urabona yawe yenda ngire ngo byamaze gusa nkaho birenga, ariko urava ko byashoboka ko ubundi ngo aramaze imyaka 40. Bari bamaze imyaka 40 ariko ntabwo ari uko bari bameze. Ashobora kuba ameze imyaka 40, nk'uyu ngo ashobora gukira, nka kare kavuga gashobora gukira, ariko nkuriya kuko ashobora kuba yarangiritse n'ibintu n'umubiri wose mu ngingo ko burya adashobora kongera kwisubiranya. Ariko nk'uyu yakira, nkuri uvuga yakira. Yego. Nubwo nawe ubona ko oya nuhe n'uyu. Uyu nguyu wawe n'uyu nguyu aba babiri bashobora gukira byoroshye. Harya mama, uyu mwana afite imyaka ingahe? Uyu mwana afite imyaka ingahe? Afite 9. Harya amaze imyaka ngo 6. Nende bimeze bitanga kugira ngo tumve. Muraziba fungurira ntabwo bapfa kubishobora. Hari n'ikindi. Yego. Gose wa mubyeyi we mwumve hano. Mufite ubuyobozi hano hafi kandi mufite n'ubuyobozi bubakunda. Ndumva nk'umujyanama w'ubuzima umuzi kandi yakugezeho.
afite byinshi yakubwiye, afite byinshi mwaganiriye. Ese abo babikira bafite byinshi bakubwiye mwaganiriye n'abandi bayobozi bahangaha, kuko nawe urarushaho kwishyiraho umuzigo. Si nawe gusa wivugiye ko hari n'abaturanyi bagufasha. Iyo umuntu yari kuzinduka agiye guhinga none akazinduka kufatisha umwana amujyana kwa muganga, ntabwo aba agihinze. Ni ukugerageza rero ukajya wumvira inama, wenda ntiwihagarareho gutya ngo amaraso yawe ni muzima muganga, ariko urabona ko amaraso y'abana atari mazima, kuko ntabwo yaba afite amaraso mazima cyangwa afite ubuzima bumeze neza ngo aba ameze gutya. Gerageza rwose, mufite agahinda natwe turagafite, niyo mpamvu twakoze urugendo. Birababaje ariko ntibikajye bikomeza, mujye mwumvira ababafasha. Yes, murakoze cyane. By'umwihariko reka muvandi sa nkaho gira hino, yenda hari ibyo yenda bo bamaze kuvuga, nagira ngo mugaragarize bano bantu yenda ibyo mwabageneye mu buryo runaka n'impamvu yabyo, noneho mbere yuko twegerana n'ubuyobozi kugira ngo twumve icyo babivugaho ku ruhande rwabo, mubanze mubagaragarize n'iryo jambo ry'ihumure muribabwire, n'iryo jambo ribakomeza mwabateguriye by'umwihariko babashe kuryumva kugira ngo barusheho gukomera, ariko hari n'icyizere bagiye gusigarana nyuma y'ibingibi. Murakoze. Wenda nabanza ku byo twabazaniye kugira ngo nimwegere hino. Ibyo twabazaniye ngibi, hano harimo isukari, amata, aya ni amata, iyi ni isabune, hano naho hano harimo ifu y'igikoma, yego, habamo n'umunyu, iyi ni umuceri, hano ni ibishyimbo, aya ni amavuta, aya nayo ni amata, yego. hano ngira ngo harimo twatekereje ko bano bana bakeneye indagara. Indagara zimwe z'umunyu zikunda kugira intungamubiri ku bana. Hano nayo ni kawunga. Kano kantu ko twagatekereje mu rwego ko bakarambura nk'hano abana bakinira, kuko wenda bashobora gusanga cyangwa no kumamatera, ahubwo ngire ngo twatekereje hano kubera ko bashobora kwituma nk'aho bari cyangwa se bakahanyara, ku buryo kugahanagura byakoroha. Ni simirikwire ifite metero 5. Yego. Hano naho harimo imyambaro, ndayibona harimo imyambaro itandukanye, baraza kugenda bareba iyakwiramo abana uko bagiye bangana. Muraza kubambika bake. Yego, bisigaye ni matera. Izindi ni matera ngizi. Kandi umva ari ibingibi twabashije kubagenera. Hano harimo n'ubunyobwa twaza gucika, yego, ifu y'ubunyobwa. Ndumva ari ibingibi twe twabageneye mu rwego kugira ngo dufashe bano bana mu bijyanye n'imirire ndetse n'ababyeyi babo muri rusange. Ni icyo kijyanye n'ibyo kurya. Kugaburira umuntu ni ikintu kimwe cyiza, kumuha aryama ni ikindi gikomeye cyane, ariko kumusigira icyizere nacyo ni ikindi kintu kiba gikeneye kugira ngo nawe arusheho kumva ko akomeye kandi ashikamye. Patro, mwegera hino, muse nkaho mwegera hino, bajye bababwira mwumva mwuka byaramo. Nk'uko rero twabivuze, mugenzi wanjye Jarike yabivuze, ijambo ry'ihumure ni uko bakwizera Imana yuko bano bana bashobora gukira. Ariko kwizera Imana, ukizera Imana no mu bikorwa. Ntabwo ari kugenda ngo wizere Imana gutyo gusa, ugomba gukora. Ntabwo uzizera Imana ngo wowe gukora, kuko udakora ntabwo wabona ikintu cyo kurya. Bajya bavuga ngo Imana ifasha uwifashije. Ntabwo ari uko Imana idashoboye, ariko nuko urakora, Imana ikaguha umugisha muri bya bindi ukora, hanyuma ugatunga, ugahinga ibiribwa mu mirima, Imana ikaguha umugisha bikera neza, ukabona icyo ugaburira abana. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko mutacika intege mu gukomeza kuvuza abana. Haramutse habonetse ubundi bushobozi burenzeho, nabyo ntimuzacika intege, mukomeze musenge cyane. Natwe uko muri kumeza gukora izino nkuru, niko hashobora kuboneka n'abandi bantu bashobora kubona n'ubuvuzi burenzeho, nk'uko uriya musaza nawe yavuze ko ashaka kugerageza kureba ko wenda yabavura, birashoboka. Wenda ukabona Imana irabikoze, barakize. Iryo ni ryo jambo rero ry'ihumure nababwira, bagira umutima ukomeye nk'uko bawusanganywe. Ikindi bakorana n'inzego z'ibanze, n'ubundi zidahwema kubaba hafi, ubundi bizera Imana. Nicyo kintu njye navuga muri rusange. Yego, murakoze cyane. Ngabo rero by'umwihariko ngire ngo hari ibyo wumvishe, hari ijambo ngira ngo nabo bashimire tugana ku musozo mbere yuko twegera inzego z'ubuyobozi kugira ngo bazi icyo bivuga.
barakoze cyane abo bantu bemeye kwitanga bakashobora gukora ibintu bingana gutya byose nongere gushima byanshimishije cyane nishimye rwose Imana ikomeze ibafashe nabo ibongereraho bavanye yego murakoze cyane kongeraho nuko abashobora gukenera kumenya groupe yacu bashaka kuduhamagara muri rusange dushaka gutanga kontakte cyangwa se yenda muri makeya nk'umuntu ushaka gufatikanya namwe ibikorwa bya buri munsi umuntu ushobora kumva kumakoza ku mutima n'ibikorwa byanyu yego kavuga ati najyaga mbikora ku giti cyanjye ariko ndashaka kwihuza n'abandi kugira ngo imbaraga zigende neza yego so ndumva natanga nimero wenda ndabanza wenda iyanjye ni 0782 27 0719 ubwo abari hanze y'igihugu bashyiraho plus 250 hanyuma iya Jani amazina yanjye ni Ntaganira Theogene hanyuma Jani uri muri Amerika Janine ni plus 1 763 yego 95 72 712 yego ubwo uwakenera kuko bihagije yajya anyura kuri zino nimero ubundi akatubaza ndabashimiye ngo yenda by'umwihariko mbere yuko dusoza hari ku ruhande rwawe hari ijambo ryo gusoza cyangwa se ubutumwa runaka ufite mbere yuko dusoza mbere yuko dusoza numva nashimira abanyamuryango w'Umutima Family by'umwihariko ngashimira umuyobozi wacu w'Umutima Family ariwe Wineza Janine kuko niwe wagize uruhare cyane kugira ngo tugere aha ngaha hanyuma rero nkababwira ngo dukomeze dukore kuko ibi ngibi by'Imana izaduhembera kandi twubaka ubumwe nk'abanyarwanda kugira ngo dufashanye kugira ngo tugere ku ntego igihugu cyacu kiduha tutere imbere nkuko leta yacu ibidutoza hanyuma rero ikindi navuga ni ukukomeza kwihanganisha uyu muryango kandi mbwira abanyarwanda bose babishoboye kugira ngo baze bagere ahantu barebe aba bana n'ukuri abana barabaje twe tukibabona baratubabaje ariko noneho tugeze aho bari twongeye kugira kandi ikindi gishyika nk'ababyeyi turababaye rero turahamagarira abanyarwanda aho bari ari abari mu gihugu imbere n'abari hanze ni ukuri baze bafashe uyu muryango ibi tubahaye ejo bizarangira n'ibindi ubuyobozi bugenda bushyiraho nabyo bigenda birarangira ariko twese dufatikanye hanyuma dufashe aba bana wazanga n'Imana ikoze igitangaza aba ngaba rwose byazaba irembo ryo kurya mu ijuru Imana yabiduhera umugisha rero banyarwanda mwese muze hanyuma dufatikanye kugira ngo abana byibuze tubaremere ubuzima bw'ejo hazaza murakoze cyane by'umwihariko reka nanjye nshimire abantu bitanze by'umwihariko nshimire iri tsinda ryanyu Umutima Family nshimire abantu bitanze kugira ngo bagere aha ngaha nshimire by'umwihariko n'abandi bantu bose bagiye baba hafi uyu muryango aho bagiye babikorera hose uburyo bwose bagiye babikoramo baba ari abaduhamagaye baba ari abanyuze kuri uyu hari abaguhamagaye nawe ngire ngo hari n'abagiye biterateranya mu buryo bwose bakabasha kugira icyo bakora mu buryo runaka reka tubashimire murakoze cyane ni byiza cyane ko tuganira n'abafatanyabikorwa baba batandukanye bafashije uyu muryango ku rundi ruhande ariko hari ubuyobozi tuba tugomba kwegera kugira ngo turusheho gusobanukirwa byinshi cyane no kumva icyo bavuga ku bafatanyabikorwa babo nk'umurenge icyo baba babitekerezaho reka turi kumwe n'umuvandimwe hano n'umuyobozi umwe mu murenge wa Kitabi abanza bibwire kugira ngo musobanukirwe ko mujye kuganira ninde muraho neza muraho mutagire mutubwira amazina yanyu kugira ngo dusobanukirwe nitwa Nzeyimana Etienne ndi umukozi ushinzwe uburezi mpagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kitabi wagiye mu zindi nshingano yego hari abafatanyabikorwa batandukanye bitanze kugira ngo uyu muryango ube wasuwe ibyishimo byagarutse habe babonye inkunga zitandukanye mu buryo bwose bushoboka ngire ngo hari icyo yenda mwabibonaho nk'ubuyobozi ku ruhande rwanyu mwabyakiriye gute ku ruhande rw'ubuyobozi twabyakiriye neza kuri ubu bufasha iri tsinda Umutima Family yashyikirijwe uno muryango tuwushimira yuko bitanze bagafasha bakagira icyo bagenera uyu muryango turabashimiye cyane yego tushima
n'igitekerezo bagize cy'umutima ukunda yego kuko bigaragara yuko gahunda yo gufashanya kw'abanyarwanda yumvikana koko kuko ibi ngibi ni rwa ruhare rwo kwishakamo ibisubizo nkatwe ubwacu abenegihugu yego ubundi ku ruhande yenda rwanyu nk'ubuyobozi akenshi cyane bamo gukurikirana imibereho myiza y'abaturage hari abantu batandukanye ngira ngo bakunze kuvuga ati ese abantu babaye gutya ubuyobozi buri hehe nagira ngo use nkaho usobanurira abantu baba batanga nk'iki gitekerezo cyabo kugira ngo babashe kubasobanurira mu buryo runaka ntabwo ubuyobozi bwicaye nta nubwo bwatereranye n'umuryango ariko icyo twabwira n'abo bantu ntabwo bagombye kubitekereza gutyo nkeka ko atari ko nabone bitekereza kuko nk'ubuyobozi dushinzwe kurebera abaturage ntabwo twababaye kure uyu muryango usanzwe ku rwego rwa leta ufata inkunga y'ingoboka imwe bita direct support buri kwezi kuko ari umuryango munini bafata ibihumbi 21 buri kwezi niyo parafo kuri iyo nkunga y'ingoboka ubwo rero hari ikibunganira mu buzima bwabo bwa buri munsi no mu byo nabo bashobora kwikorera nubwo bitoroshye kuko urumva haba hari ugomba kwita kuri aba bana isaha ku isaha ariko iyo nkunga nayo hari ikibafasha ndetse ibyo bikanagendana n'uko n'abavandimwe inshuti umuryango nawo ushyiraho urundi ruhare ntabwo rero ubuyobozi bawurangaye n'izindi nkunga zigenda ziboneka turazibashyikiriza kuko ikibazo cyabo turakizi cyane ndumva rero ntawakwiye kumva yuko ubuyobozi ntacyo bwakoze cyane cyane ko ubu burwayi namwe uko mububona nta ruhare twabigizemo ahubwo ni ugufasha no gusenga nyine kugira ngo turebe niba hari icyazahinduka nyuma y'akanya kanini cyane abanyamuryango b'umutima family baganiriza umuryango wa Nsabimana natwe nk'Impanuro TV twahagurutse maze tujya gushyikiriza inka uyu muryango ndetse n'ibahasha ikubiyemo inkunga izabafasha mu kwisindagiza mu bikorwa bitandukanye uyu muryango ugenda unyuramo yari inka y'inyana nziza cyane kuyirebesha amaso maze uyu mugabo nawe akikubita amaso ayisamira hejuru ibyishimo bimubana byinshi cyane dore ko byasaga nkaho ibiri kumaho byasaga nk'inzozi reka mbashimire by'umwihariko abantu mudukurikiye ku Mpanuro TV mbahikaze kandi mbashimire by'umwihariko mukomeje kubana natwe hari uburyo runaka tugenda dukoramo ibiganiro hari uburyo tugenda dusura abantu batandukanye by'umwihariko umuryango twari twasuye uno mugabo ngira ngo benshi cyane mwarabikurikiranye mu bana be 9 abana bagera kuri 5 bose bafite ubumuga ubwo twaganiraga rero hari uburyo runaka abantu batandukanye bagiye bitanga by'umwihariko hari itsinda umutima family ryitanze kugira ngo ribashe kuba ryamushyikiriza ibyo kurya mu ngeri zigiye zitandukanye muri urwo rwego rero hari byinshi cyane biba byakozwe n'uyu munsi rero hari ikindi gikorwa gikozwe gikomeye cyane hari abantu bagiye badusaba ko twafasha uyu muryango babinyuzeho badusaba ko twabashyikiriza ibyo kurya ngira ngo hari icyifuzo ari yatanze ibyo kurya babibonye binyuze mu mutima family turabashimiye cyane ngira ngo icyo tugiye kugarukaho uyu munsi ni ikintu gikomeye cyo kugira ngo ashyikirizwe inka irahangaha ni inyana nziza cyane mugabo bereka iyo nyana yawe cyangwa ugira amahane so reka tubashimire by'umwihariko rero ku muntu wagize igitekerezo have itavunika ndabone gutera amahane reka twere kuyikanga ku muntu wagize igitekerezo gikomeye cyane haba ari abaguhamagaye haba ari abandi bantu batandukanye bagiye baduhamagara kugira ngo tubahuze kugira ngo mbashe kuba yenda hari icyo runaka babasha kuganiraho reka tubashimire akira rero hano harimo ibahasha rero iraza gufasha gusindagiza ku ruhande rwawe yenda uyu munsi niki kintu cyakubaho kigitangaza bitewe nuko yenda hari ibintu runaka byakozwe uyu munsi ukavuga ati kino kintu n'igitangaza cyambayeho nanjye ndashima Imana kuko nakibonye mu bintu rwose nari byamvunaga cyane bingora ubufasha mwampaye
ubu ngubu byanshimishije cyane bigiyemo n'iri tungo n'ibikoresho mwampaye nabyo byanshimishije cyane rwose. Abantu mwashoboye kwitanga mukabigezaho rwose, Imana ibahe umugisha. Yego. Hari icyizere cy'ubuzima se ngiye kugarura yenda bitasa nk'uhagarara hano kugira ngo yenda muri kamera ugaragaremo. Hari icyizere cy'ubuzima ngiye kugarura yenda bitewe n'ibikorwa runaka, abantu bakuganiriza, abantu bagusura yenda bwa mbere nabonye bageze mu rugo rwaye kenshi ari benshi bwa mbere, bimeze bitaho ngaho ku ruhande rwawe? Byandushijeho kunshimisha cyane rwose, numvise nkomeye cyane rwose, wumva yuko mfite n'icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza, yuko nuriya mugabo umbwiye yuko rwose bashobora kugerageza hakagiramo n'uzahaguruka, naryo nishimwe ku Uwiteka. Yego. Ariko ubusanzwe ndabona n'umukozi, ndabona ufite ibikorwa by'imbuto ahangaha, ndabona n'ubworozi ahangaha, bundi wagerageza. Nashoboraga kugerageza rwose, nuko nageragezaga ndi umwe nyine, ariko nashobora kugerageza nanya amaboko ubonye inshuti cyane rwose. Nubwo mbere n'abantu nimero zo hanze zaguhamagaye, nabonye inyunganizi buriya n'inshuti byarushijeho kunshimisha. Rero reka tugushimire, reka natwe tugire gutya tugende, gire ngo by'umwihariko tuzagaruka kureba ko yabyaye uduha amata. Siko bimeze ahantu hawe, ngwino tugende duherekeza, ariko uyu mugabo dutembereza iwe kugira ngo tufate akanya twakire, tugushimire, tuguhe kandi humure, kugira ngo abantu batandukanye bagiye babikwereka mu ngero zitandukanye, kandi urakoze cyane. Murakoze namwe rwose, Imana ibahe umugisha. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.